izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, twifitiye umubyeyi udukunda, umubyeyi Bikira Mariya. Uwo ni nyina wa Yezu, Bikira Mariya. Rero mugubwe neza kuri buri munsi duhahurire na Yezu hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya, uwo mubyeyi udahwema kudusabira buri munsi. Kuri iki cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe, tariki 15 Kanama 2021, turahimbaza umunsi mukuru wa Assomption, Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Dore rero amasomo tujye kuzirikanaho. Isomo rya mbere iyo mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 11 umurongo wa 19 n'umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 10. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru, yari umugore wisesuyeho izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Yari atwite kandi ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro yiramukwa. Nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru, cyari ikiyoka munini kandi gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo usa ku igice cya 3 cy'inyenyeri uzihanandurira ku isi. Icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara, kugira ngo giconshomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu, ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma. Maze uwo mwana wajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu, aho Imana yamuteguriye umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki gihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 45. Urahirwa Bikira Mariya, aho uganje mu ikuzo ry'umwana wawe. Umva mukobwa, itegereza maze utege amatwi, yibagirwa igihugu cyawe n'umuryango uvukamo, maze umwami abenguke uburanga bwawe. Niwo mutegetsi wawe, emera upfukame imbere ye. Nuko rero umwari w'Itiri, abakungu bo muri rubanda bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushakeho ubutoni. Umukobwa w'umwami nguyu yatungutse arabagirana, yarimbanye umwambaro utatse zahabu, bamuhingutse imbere y'umwami bamutatse. Ahagerana n'abakobwa bagenzi be bamuherekeshe, babinjiza mu ngoro y'ibwami, batambagirana ibyishimo n'ubwuzu. Urahirwa Bikira Mariya, aho uganje mu ikuzo ry'umwana wawe. Isomo rya kabiri ni ryo mwaro ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 umurongo wa 20 kugeza ku 27. Bavandimwe, Kristo yazutse koko mu bapfuye, abumuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye byazanywe n'umuntu umwe. Kimwe nuko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo, nyamara buri wese mu rwego rwe. Uwibanze ni Kristo, teho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se, amaze gusenya icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo wa 39 kugeza kwa 56. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana twite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana twite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuva mu masekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananduye abakomeye, abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu,
abakungu basezera amaramasa, yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mariya yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Bana b'Imana kandi bana babikira Mariya, nimugira amahoro. Assumption nziza. Kuri umunsi mukuru wa Assumption, Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Dufashwe kandi amasomo matagatifu, tugiye kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane igira iti: Bikira Mariya avuga bike agakora byinshi. Ngo ubuhanga busumbye ubundi bwose, ngira ibanga ry'umukozi nyawe, kuvuga bike ugakora byinshi. Iyi nteruro yakwandikwaho ibitabo byinshi cyane. Hari bamwe bajya bibaza bati, ariko ubundi Bikira Mariya Bibiliya itamuvugaho byinshi? Aha, bamuvugaho bike ariko yakoze byinshi. Kubyara Imana se wagize ngo wabyumvisha aka gatwe gusa? Abandi bati, ariko se kuki Bikira Mariya batanatubwira uko ubuzima bwe bwarangiye, uko yapfuye, uko yajyanywe mu ijuru? Aha ni cya gisubizo n'ubundi. Bikira Mariya avuga bike ariko agakora byinshi. Ari ukuvuga ari ugukora, wahitamo iki wowe? Ndavuga gukora neza. Mu kuzirikana kuri Assumption, dore umurongo tujya gukurikiza. Turahera ku byanditswe bitagatifu uko biza kuvuga kuri Bikira Mariya, hanyuma ku nshuro ya kabiri turaza kumva uburyo uwo mubyeyi Bikira Mariya n'ubundi nubwo yajyanye mu ijuru atagiye kwicara yo ngo adamarare gusa, ahubwo akomeza gusura abana be, twebwe bakiri ku isi, bakiri mu kaga. Muri ya ntego Bikira Mariya avuga bike agakora byinshi. Reka rero duhere kuri iyo ngingo ya mbere, ku byanditswe bitagatifu n'amahame kuri Bikira Mariya. Hari iminsi ibiri tutagomba kwitiranya nubwo ifite aho ihurira: Ascension na Assumption. Ascension, kuzamuka, Yezu asubira mu ijuru agiye kwicara iburyo bw'Imana Data. Naho Assumption ni kuri Bikira Mariya, noneho ni Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru guhabwa ikuzo n'Imana, akicara hamwe n'Imana, kuzamurwa mu ntera. Bishatse kutwibutsa ko tutagomba kugira Bikira Mariya ishyari, kuko ibyo yagezeho byose c'est en faveur de Dieu, ni Imana ibimugezaho. Gutoneshwa ni Imana yamutonesheje, gukuzwa ni Imana yamukujije, ntabwo ari twebwe. Kujya mu ijuru ajyanwayo n'Imana. N'ibyo Bikira Mariya yakoze byose ni Imana burya ibimutumye. Rero usuzugura intumwa abasuzugura n'uwayitumye. Byumvikane ko usuzuguye Bikira Mariya abasuzuguye Imana yamutumye. Muri amasomo bavandimwe uko arane hagarukamo Bikira Mariya, rimwe ku buryo bw'inshamarenga, ubundi ku buryo bugaragara. Turazirikana kuri Assumption ukuntu Imana yanyuje kuri Bikira Mariya umukiro kugeza n'ubwo imugororeye. Reka tugaruke ku bimenyetso bitatu: ikiyoka, umugore n'umuhati wa Bikira Mariya. Kuki batatwera uko Bikira Mariya yapfuye nuko azamuwe mu ijuru, cya kibazo cyo hejuru? Aha, igisubizo kiracyari cya kindi, kuvuga bike ugakora byinshi. Mu gihe cy'itotezwa turabizi uko byari bimeze. Igitabo cye byahishuwe cyanditswe na Yohana intumwa, wabanye na Bikira Mariya Yezu amuturaze ku musaraba. Guhera ubwo Yohana mujyana iwe, Bikira Mariya aba umubyeyi wa Kiliziya, aba umubyeyi w'intumwa, aba umubyeyi wacu twese abantu. Rero kubera itotezwa ryashyizwe muri icyo gihe, Yohana mu ibonekerwa rye ku kirwa cya Patmos akoresha imvugo ijimije kandi ishushanya, kwa kundi kuvuga bike ariko ugakora byinshi. Iyo rero bavuze inzoka muri iki gitabo cye byahishuwe cyangwa ikiyoka nyamunini, ni ukutwibutsa ya nzoka yashutse Adamu na Eva bagasuzugura Imana. Ya nzoka rero ikaba yarakomeje no kwenza kuri uriya mugore wari utwite, itegereje guconshomera umwana. Uyu mugore rero agashushanya Bikira Mariya, umubyeyi wa Kiliziya, wa Eva mushya, we watsinze nyine icyo kiyoka. Inzoka igashushanya Sekibi Shitani, uza mu mitima y'abantu akabaryoshya agambiriye kubashuka ngo basuzugure Imana. Bikira Mariya we rero ntarebera izuba Shitani, ayihagararaho akayikandagira akayitsinda. Umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi nawe ntatangwa no kurata umubyeyi Bikira Mariya, ati: urahirwa Bikira Mariya aho uganje mu ikuzo ry'umwana wawe, amen. Nguwo wa mukobwa wateguwe mu isezerano rya kera, kuva kera kose na kare. Ubu ni Bikira Mariya baba bavuga. Bakristo bavandimwe, mu gihe Adamu na Eva basuzuguye Imana, bakorama, bakazana urupfu mu bantu, Bikira Mariya na Yezu barumviye Imana, bituma abantu bakira, pour le salut des hommes. Kuko Pawulo mutagatifu yabitwibukije mu isomo rya kabiri. Naho mu Ivanjili y'uyu munsi twumvise Bikira Mariya utwaye Yezu akamushyira Elizabeth. Bombi bagasangira ibyo byishimo bya Nyagasani, byishimo bya Yezu. Nguko kwakira Yezu no kumushyira abandi. Uyu munsi dutangazwa n'uyu muhati wa Bikira Mariya ugenda imisozi.
bavuga ko i Nazareti aho Bikira Mariya yari atuye kugera muri Yudeya kwa Elizabeti hari nk'intera ya kilometero 150, kandi muri icyo gihe mwabyumva namwe nta binyabiziga byabagaho, nta modoka, nta moto, yewe nta magare, nta ndege, nta bwato, nta cyombo, ibi byose nta byabagaho. Kandi bongeraho ko muri icyo gihe umutekano utari umeze neza muri izo nzira z'imisozi n'amashyamba, inzira z'inzitane. Ariko dutangazwe na Bikira Mariya n'umuhate mwinshi kubera urwo rukundo, ariko no kubera ko yaratwaye Imana, yaratwaye Yezu. Rero yashoboye guhangara iyo misozi ajya gusura Elizabeti. Kubera nde? Kubera Yezu Kristo atwaye. Birababaje bavandimwe, muri iyi minsi ya none y'iterambere na kwitera nyuma, hari abantu benshi b'abanebwe, bamwe basigaye babaza ngo kujya muri dushe nangahe, ejo bazabaza bati gutega ugiye ku bwiherero nangahe. Abandi muri iyi si ngo ntibakwivuna, ubunebwe ubutesi bikagabanya urukundo, ngo kuko ubunebwe bubangamira ubutumwa, nta muhate shwi. Rero bakristo bavandimwe, twigane Bikira Mariya, twisubireho, tureke imiteto, dukore icyiza, bityo ntukagaragare ku isahani gusa, ku murimo ngo ubure. Ni ukuvuge bike, ukore byinshi nka Bikira Mariya. Mu ngingo ya 2, imikorere ya Bikira Mariya, na nyuma yo kugera mu ijuru hari imikorere myinshi ya Bikira Mariya yibera mu ibanga hano ku isi. Avuga bike agakora byinshi. Nk'uko Imana yemeye kunyura kuri Bikira Mariya ngo itugereho, nako natwe tunyura kuri Bikira Mariya tujya ku Mana. Rero ikuzo rya Bikira Mariya ntabwo ari uryiha, nta nubwo yaba ari n'abantu barimuha, ahubwo ni Imana yarimuhaye, ikomeza no kurimuha. Assomption rero ni ihame rya Kiliziya Gatolika ryemeza ko Bikira Mariya mu kurangiza ubuzima bwe hano ku isi yagiye mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Bitandukanye rero n'abandi bantu bajya mu ijuru, iyo bapfuye ari roho gusa ijya mu ijuru, imibiri yo igahambwa igashanguka. Iryo hame rero rya Assomption, ukujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya, ryemejwe na Papa Pio wa 12 ku itariki ya 1 Ugushyingo 1950. Amen. Iryo ni ihame ntako bijyaho impaka. Mu gihe iby'umubiri bigombera ubwenge na experience, ibimenyetso bifatika ngo byumvikane, iby'Imana byo ibya roho bigombera ukwemera. Burya kandi ukwemera k'umukristo kugenda gukura buhoro buhoro, ubucece, gahoro gahoro. Bikira Mariya rero ntaguma mu byubahiro ngo yarashyikiriye ijuru ngo yigumire iyo, ahubwo agenda agaruka buhoro buhoro kudusura abakiri hano mu isi, anako dusabira ubutitsa ngo turusheho kunogera Imana, tugororokera Imana, bityo natwe tuzajye mu ijuru nyine. Cyakora uko Bikira Mariya kudusura, abahanga, abanyabwenge, intiti, abenshi babica amazi, abandi bikabacanga, kuko ibitageze muri laboratoire experience bibagora kubyumva. Ni koko ugifite ukwemera agomba gushyikira nyine imikorere ya Bikira Mariya, uvuga bike agakora byinshi, cyane cyane kwa mwiyambaze nibo babyumva. Umunsi umwe mu bitaro by'abadive, byari by'idini by'abadive, habagamo maternité de référence ikomeye cyane. Umugore byagoraga kubyara, niho hanyuma bamwoherezaga. Haje rero kuza umugore w'umupantekoti, yaraje kubyara ku nshuro ya 5, inshuro enye zose yabyaye bamubaze. Abaganga babizobere murabyumva neza ko nta bundi buryo bwari bugisigaye, mbese no kubyara bazwe ntibyari bigishobotse cyangwa binagoranye yewe. Nuko abaganga bose ba dogiteri barakorana, bose bamukoraniraho, ariko biranga. Nuko abonye agiye gupfa neza, hari amahirwe amwe gusa yarasigaye. Amahirwe ya mbere ko umwana ashobora kuvuka ariko nyina agapfa, cyangwa dukize umubyeyi umwana apfe. Ese ababyeyi mwe munyumva mwebwe mwahita mu icyaha ngaha? Abagabo bamwe bati Emma, umwana yapfa nyina akarokoka, tukazaba tubyara abandi. Nuko umubyeyi w'umupantekoti aho bigereye nahitamo umwana akabaho, ngewe ngitahira. Ubwo baramusinyisha karahava, asinya inyandiko nyinshi z'ibyo amaze kuvuga. Nuko bamuha iminsi 3 yo kwitegura kumubaga, ubundi bagakiza umwana nyina agapfa. Muri ibyo bitaro rero harimo undi mubyeyi w'umubyaza w'umudive, amaze kumva ko gahinda ko umubyeyi ko asigaje iminsi 3 ngo yitahire. Nuko aramwegera mu cyumba, aramwiherera nabo mbuko ari 2, maze aramubwira ati, wa mubyeyi we rero ngiye kuguha umuti mu ibanga utuma ugiye kubyara neza. Ni umuti ushobora kugusharira kuri wowe umuporo, dore ko nanjye w'umudive waranshaririye cyane igihe nanjye nari ngiye gupfa ngiye kubyara, ariko nyuma nibwo namenye akamaro kawo. Ahangaha muri ibi bitaro abadogiteri n'abapasiteri b'indani bakomeye ku idini ryabo, kandi ni n'abahanga cyane, ni abanyabwenge. Rero uyu muti ngiye kuguha bucece mu ibanga
kuko babimenye bahita bansezerera ubu nkaba mvuye ku mugati. Nuko umugore yumvise iby'umuti bagiye kumuha ubundi akabyara neza, aravuga ati nyaboneka ngirira vuba wumve. Nuko wa mugore w'umudive akora muri sakame ye, akuramo umuti akuramo ishapure. Nuko ayishyikiriza wa mugore w'umupantekoti, ugahera aho atangira kumwigisha uburyo bayivuga mu ibanga, aho byari mu ibanga n'ubundi ko uwo muti nyine agomba kuwufata mu ibanga. Ndetse aranamubwira ati nanjye nyuma y'uko inda yari igiye kumpitana, uyu muti nawurangiwe n'abandi bagore bari batwite, bari muri materinite, kuko abenshi barawukoresha. Nuko maze kubyara nabwo umugabo wanjye igitangaza uwo mubyeyi Bikira Mariya yankoreye, umugabo wanjye yari afite imyenda myinshi cyane ya banki, bashaka no kumufunga yewe ndetse no guteza ibyacu cyamunara. Nuko natwe mu rugo rwacu dutangira kumwiyambaza, kandi turi abadive b'indani mu ibanga, dore ko nyine ari pasiteri w'indani. Abandi iyo bakiza kubimenya bari kumutenga. Mu mezi 6 ndakubwiza ukuri twari tumaze kwishyura ya myenda. Kubera iki uwo mubyeyi Bikira Mariya? Nuko umuforomokazi atangira gutoza uyu twite kuvuga ishapure mu minsi 3 yose bavuga ishapure. Aba babonye bari kumwe bakagira ngo nyine aje kumuvura, aje kumuha imiti koko. Rero ku munsi wa 3 wa dogiteri ubwo yaraje kuri randevu kubaga wa mubyeyi ngo akize umwana ubundi areke nyina yitahire, agiye kumva yumva mubyaza aramubwiye ati byakemutse byose, byagenze neza, wa mubyeyi yabyaye neza, umwana na nyina bameze neza. Nuko muri ibyo bitaro bose baratangara ukuntu bose bari baratangiye kwitegura gusezera kuri uwo mubyeyi, yewe ubanza na serikali bari baratangiye kuzikoresha ngo byarangiye. Cyakora ntibasobanukiwe n'ibyabaye, usibye nyir'ubwite wa mugore w'umupantekoti naho umubyeyi w'umuforomo w'umudive, wa muti w'ibanga, kuvuga ishapure utwite, kuvuga ishapure ugiye kubyara, ishapure ya buri munsi. Ubwo ariko uyu mubyeyi w'umuforomokazi nuko nkuko yajyaga agenzereza abandi babyeyi bazaga muri iyo materinite, akabatoza kwiyambaza Bikira Mariya mu ibanga ku mpamvu z'umutekano we. Murabyumva namwe babyeyi, wabyara ute neza niba utiyambaza Bikira Mariya? Watinyuka ute kwinjira muri materinite niba udafite ishapure? Burya kwirwa wambaye ishapure mu ijosi ngo ni umugatolika kandi umukristo, ibyo ntibihagije, ntibinakigezweho. Hari abandi benshi bo mu yandi madini, abaporo, abadive, yewe n'abayisilamu, bafitanye ibanga rikomeye na Bikira Mariya, bacecetse ariko bafitanye byinshi baziranyeho kandi bakorana. Rero mukristo muvandimwe, Bikira Mariya ntiyabona umwanya wo kurobanura idini. Bikira Mariya ntarobanura idini kuko avuga bike nyine agakora byinshi. Umuntu wese uzumva ari gusebya Bikira Mariya, uwo nyine ni umunyabwenge, ni intiti, ni umuhanga w'iyisi. Bikira Mariya we avuga bike agakora byinshi, kandi nubwo utamuruzi we arakuruzi, kandi ibyo byinshi abikora mu ibanga. Iki gitangaza abanyabwenge bigoye gukemera. Hari ababyeyi benshi bafitanye ibanga na Bikira Mariya. Bikira Mariya nk'umubyeyi wabyariye ahantu hasuzuguritse mu kiraro, agahangayika bikomeye ari kurera Yezu. Nuko rero nawe ntasubiza inyuma abandi babyeyi bamutakambira mu rubyaro rwabo. Muri ubuhamya tumaze kumva, uyu mubyeyi w'umupantekoti waje kubyarira muri ibitaro by'abadive adufashe kuza gutekereza, mu gihe agomba gupfa umuntu umwe kugira ngo undi arokoke, wowe waguhitishamo ari umwana ari umubyeyi wahitamo ko habaho nde? Ibaze nanjye nibaze. Ibi biratwigisha ko iyo witanze wese utiziganya, amaherezo Imana irakugororera. Iyo wanze kwikunda, kwirebaho, Imana iguhundagazaho imigisha yose, igakora igitangaza aho hantu. Nuko wa mubyeyi ahitamo ko umwana ari bubaho. Ariko Bikira Mariya mukora igitangaza, bombi babayeho kubera Imana, byose kandi mwibanga, kuko Bikira Mariya avuga bike agakora byinshi. Girya ibanga rya Bikira Mariya. Mubyeyi, siniyumvisha ukuntu waba umupadiri, ukiga iseminari nto, ukiga n'inkuru yewe, ukagera ku bupadiri nta banga mufitanye na Bikira Mariya. Uyu ni umubyeyi w'abasaseridoti. Niba nta banga mufitanye, umenye ko uzanyagwa zigahera. Wasanga se warihaye Imana nta banga ry'umwihariko kugerana na Bikira Mariya. Iyo nzira wayinyuze mute? Izakugeza he? Uzagarukira he? Nta shapure uvuga. Bikira Mariya ni umubyeyi w'abihaye Imana, mwamikazi w'ababikira. Ubwo se hari umusore n'umukobwa batinyuka bagashinga urugo, urwo rugo rugafata nta banga bafitanye na Bikira Mariya? Byashoboka bite? Urwo rugo se rwamara kabiri batarashwana, batararwana, nawe uracinya umundi, batarasaba gatanya? Niba nta shapure irangwa mu rugo rwanyu, karabaye mutabare. Bikira Mariya Notre Dame, equipe Notre Dame, ingo z'umubyeyi Bikira Mariya. Buriya ntibyumvikana
uburyo umuntu yakora imirimo ari iya leta ari n'iya kiliziya akaba yayishobora nta banga afitanye na Bikira Mariya. Byashoboka bite? Niyo usomye neza ubuzima bw'abatagatifu usanga abakomeye tuzi abenshi bari bafitanye ibanga rikomeye na Bikira Mariya. Ubuzima bwabo bwari bushingiye kuri Bikira Mariya ku ishapure. Umuhanga yaravuze ati le secret le plus ultime et intime dans le travail il faut respecter ton prédécesseur. Muvandimwe, umuntu usimbuye umuntu wakubanjirije mu kazi ujye umwubaha yawe umusabe n'inama. Uzi ukuntu iyo usanzwe wagusimbuka mugisha inama uzi ukuntu yishima. None se Bikira Mariya we wabyaye Imana kandi twese tuzi ukuntu kubyara birushya no kurera bikavuna. Uko umusimbura wawe kwishimira w'umuntu Bikira Mariya ntaza kurengerezaho byinshi wa mubyeyi we. None se ko Bikira Mariya umutagatifu wajyanwe mu ijuru azi ukuntu ijuru kurigeramo bivuna bigoranye birushya. Na niyo mpamvu abo munyuzeho bose abavuganira vuba na bwangu. Uwabyaye Miruho niwe uruhuka, ubundi umuntu warushye akaza kuruhuka niwe uruhura abandi kandi ku buryo bwiza. Umuntu wakomeretse nyuma akaza gukomera niwe unakomeza abandi burya. Reka rero nsoreze ku mvugo ya filozofiya yakumvisha umunyabwenge impamvu Bikira Mariya yajyanye mu ijuru n'umubiri we na roho ye bitandukanye n'abantu basanzwe twebwe hano ku isi. Ariko rero iyi mvugo yayumva neza niba nabwo yarumvise rya hame dogme de l'Immaculée Conception, Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Iryo hame rero rijyana na Assomption, Bikira Mariya utasamanywe icyaha na Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Impamvu abantu iyo tugiye mu ijuru hagenda gusa roho hagasigara umubiri ni ibyaha, c'est le péché. Ni ibyaha bikorerwa mu mubiri bikashangura umubiri bikawushegesha bikawushengura ukabora ukaremererwa. Icyaha kiremerera umubiri kandi Bikira Mariya we nutasamanywe icyaha, nta cyaha yigeze, n'umuziranenge, umubiri we nta cyaha yigeze. Donc byumvikane ko Bikira Mariya mu rupfu rwe yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye kuko nyine nta cyaha yigeze. Amen. Bikira Mariya nzira ngufi igeza mu ijuru ku Mana, kuko uvuga bike ugakora byinshi. Ukomeze udusabire. Muvandimwe humura, nubwo Bikira Mariya utamubona nyamara warakuruzi kuko Imana yamwambitse ikamba ry'ubutungane ngo ajya tuvuganira aho yicaye mu ijuru. Umuti ku babyeyi bose, ishapure ya buri munsi, ishapure ya buri munsi. Bikira Mariya mwamikazi wajyanywe mu ijuru, udusabire. Assomption nziza kuri buri wese. Imana ibaha umugisha mwese. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Maria nyina w'Imana